njya guhabwa ijambo naje kujya mu yerekwa mbona umurima munini cyane urimo ibiti, bya biti kubonye uramuyaga utambutse muri ya shyamba, inyoni zose zigashwiragira ibyari bigasambuka, ibindi bikagenda bimanuka. Nabonye imiryango ya gereza ifungutse, ngiye kubona mbona rya zuba rikomeje n'ubundi kumukaranga, ariko ngiye kubona mbona mu kanya gatoya ibyo bari biringiye ntabwo bazabibona, kandi n'inzira biciriye zigiye gusibwa. Kuba wariciriye inzira ngo musenge cyane, kuko Satani azamuye abadayimoni bo kubageragereza muri ibyo bihugu, ngo ariko babwire ngo hano imbere ijambo ry'Imana rigiye kuba ingume, ijambo ry'Imana rigiye kuba ingume. Turabaramukije bene data, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, turabakunda. Ni mwene so Nyarubuga Vedaste mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ni ukuri aho uri hose, waba uri mu Rwanda, mu Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania n'ibindi bihugu, Malawi, Zambia n'ibindi bihugu biri kuri uyu mugabane wa Afurika, turabashuhuje tuvuga ngo yambi. Turabakunda cyane, ni ukuri tubifurije kuzabona umwami Imana, tubifurije kuzabona Kristo watubambiwe, kuko kutazabona umwami Yesu byaba ari igihombo. Watunga amafaranga menshi ukagira icyubahiro cyinshi, ariko utabonye umwami Kristo ku munsi ukomeye w'amateka byaba ari igihombo. Abari Amerika, abari Australia, abari i Burayi, abari Canada, mwese turabashuhuje. Turabizi ko dufite abakunzi badukurikira, kandi ni ukuri muradukunda, natwe turabakunda. Nk'uko rero mubizi, ntabwo tujya tuza imbere ya kamera tudafite amakuru Imana iba yaduhaye. Ariko mbere y'uko tugera muri uwo mwanya, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana, turagushimye mu izina rya Yesu kutwemereye kongera kuboneka ku Makuru y'Ijuru TV. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya nyemerera icyubahiro cyawe ari cyo kigaragara, n'aba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rirushaho kwamamara. Kandi umwanya tugiye kuganiriza abantu bawe ubutumwa baduhaye, uturinde kubugabanya cyangwa kubwongera, ahubwo tuvuge ibyawe nk'uko bikwiriye. Kandi uha umugisha abazakurikira ubu butumwa bose, ari abarwayi bazakire, abafite ibibazo bacyumva ubutumwa Mana bazagirirwe neza nawe, abari mu mwijima bazamurikirwe n'umucyo w'ubu butumwa, kugira ngo ku munsi w'amateka ni ukuri abantu bawe bazaboneke ari abo guhabwa umugisha nawe. Bakoze rero kuri abana natwe mu izina rya Yesu, amen. Turasoma Zaburi y'106, Zaburi y'106, turasoma n'umurongo wa 13. Haranditse ngo hahise akanya bibagirwa imirimo yakoze, nibarindira ko isohoza imigambi yayo, ahubwo bifuriza cyane mu butayu, bageragereza Imana ahatagira abantu, ibaha ibyo bayisabye, ariko imitima yabo ishyiramo konda. Imana idufashe cyane. Aba ni Abisiraheli. Bibiliya itubwiye ngo hahise akanya gato bibagirwa imirimo y'Imana, bibagirwa ibitangaza by'Imana. Njya guhabwa ijambo naje kujya mu yerekwa mbona umurima munini cyane urimo ibiti, bya biti byari bifite amashami hirya no hino, cyangwa se amashami byari bifite amashami, byaragiye bigaba amashami hirya no hino. Ngiye kubona mbona bya biti byaritsemo inyoni nyinshi, ariko ngiye kubona mbona haje umuyaga mwinshi, umuyaga unyeganyeza bya biti, kugeza aho nagiye mbona bya byari biri muri bya biti bigwa hasi, inyoni zigatangira gushwiragira, ibyana byazanye ni n'amagi amwe bikagenda bipfa, amagi akameneka. Ndibaza ngo mbese iri yerekwa rishatse kuvuga iki? Imana irambwira ngo uko ubonye
uyu murima w'ibiti, inyoni zikaba zararitsemo. Imana irambwira ngo ni abantu Imana yagiye igirira neza hano muri iyi si, ikabashyira mu mazu meza, ikabaha akazi keza, ikabagenza neza rwose. Bamwe barabanje kuba inzahare, ariko Imana ikabatabara. Noneho nk'uko ijambo ritubwiye ngo hahise akanya gato, iri jambo ntabwo tukiri ku Bisiraheli, ahubwo turi kuri wowe Imana yagiriye neza. None mu kanya gatoya nawe ukaba wibagiwe iby'Imana yagukoreye. Noneho Imana irambwira ngo uko ubonye uriya muyaga utambutse muri iriya shyamba, inyoni zose zigashwiragira, ibyari bigasambuka, ibindi bikagenda bimanuka, ngo niko hano imbere abantu benshi kubw'umurengwe bafite, umurengwe ugiye kubashiramo kubera ko abantu bibagiwe aho Imana yabakuruye, abantu bakibagirwa iby'Imana yakoze. Kandi mbabwire ngo ubu butumwa ntabwo bureba abari mu Rwanda gusa, burareba n'abari mu Burundi, kuko nabo ni ikiremwa cy'Imana. Burareba n'abari muri Kongo, Imana yagiye irokora mu ntambara. Burareba n'abari muri Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye, Imana yagiye igirira neza, ikabahindurira amateka. Ariko hashira akanya gato bakibagirwa iby'Imana yabakoreye. Uraho muri Amerika ariko wibagiwe ubuzima wari urimo. Uraho ngaho mu Bwongereza wibagiwe ubuzima wabagamo. Nicyo gituma icyari cyawe kigiye gusambuka, kandi ugatangira gushwiragira utagira aho kwerekera. Mu by'ukuri iri yerekwa rirababaje. Wibuke yuko mbabwiye ngo nabonye amagi agwa hasi akameneka. Amagi mu bundi buryo bw'umwuka ni amasezerano. Hari amasezerano wari ufite, nubwo Imana yaguhindura amateka, ariko hari byinshi Imana yarakubwiye bitarasohora. Ariko ayo masezerano amwe agiye kuburizwamo, kubera yuko n'ibyo Imana yaguhaye byaguteye kwibagirwa, uradamarara. Wibuke yuko nabonye ziriya nyoni zari zifite abana bamwe baje bajya bagwa hasi bagapfa. Kuvuga ngo rero icyo bishatse kuvuga ni iki? Abagukomokaho bashobora kuba bari bagiye kuzagirirwa neza ku bw'isezerano, ariko kubwo kwibagirwa bikaba bitumye n'abana bawe cyangwa se n'abazagukomokaho bahura n'akaga kubwo kwibagirwa Imana yakoze ibyo byose. Iryo yerekwa rero turiveho twikomereze. Ikindi Imana yaje kunyereka, nagiye mwiyerekwa ngiye kubona mbona ingo nyinshi zirimo zirasenyuka. Imana irambwira ngo ingo nyinshi ubona ziri gusenyuka kubw'icyaha cy'ubusambanyi. Imana irambwira ngo mbwire abantu bagize ubusambanyi umwuga, cyangwa se bafashe ubusambanyi bakabugira umwuga. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ije kubahana. Imana ije guhana abantu bafashe icyaha cy'ubusambanyi, bamara gufata icyo cyaha cy'ubusambanyi bakakigira umwuga, bakabifata nk'ibintu bisanzwe, bakabifata mbese nkaho nta kibazo kirimo. Kandi mu by'ukuri abantu tujye twibuka yuko icyaha cy'ubusambanyi burya nacyo ni icyaha kiva ku murengwe. Nta muntu ushobora kuba yaburaye ngo ajye gusambana. Ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora kuba n'ubundi ari kwishyuzwa ideni bari kumutunarika ngo agende ajye gusambana. Ibyo byose ni ibyaha bikorwa n'umurengwe, ariko mwumve yuko Imana iraje kandi ntabwo izihanganira uyu musambanyi wabigize umwuga. Tukiri ku cyaha cy'ubusambanyi, nabonye imiryango ya gereza ifungutse. Ngiye kubona mbona abantu benshi barimo barinjira gereza. Numva ijwi rimbwira ngo dore iriya miryango ikinguwe ya gereza ni abantu bafashe icyaha cy'ubusambanyi barenga umurongo. Imana irambwira ngo dore abenshi bagiye kujya muri gereza kubera icyaha
cyo gusambanya abana batagejeje ku myaka. N'Imana yambwiye ngo witegereze, ngiye kubona mbona abana benshi barimo barabyara ariko nkabona baracyari abana batoya. Imana irambwira ngo nuko nguko Satani azamuye umwuka w'ubusambanyi mu bana bakiri batoya b'abakobwa, ariko kandi nanone agambiriye kugira ngo abantu benshi, abagabo benshi n'abasore benshi bajye muri gereza. Abagabo baneze amatwi mu maso. Birabaje kuba wakumva ubutumwa ukabwirengagiza, ukazajya kwigira muri gereza, ukihanira muri gereza. Ariko ucyumva ubutumwa ukaba warabigize akamenyero, Imana yaraguhishe ubona nta wakubonye, ariko uyu mwanya urasabwa guca bugufi ukihana kugira ngo n'ubundi Imana igufubike nibura ikurinde ziragereza. Nuko nguko bimeze. Imana ifasha bumva ubu butumwa, kandi nukuri ubutumwa bubagirira umumaro. Ikindi naje kubona mbona umuntu wari ufite agenda, ariko ngiye kubona mbona ya agenda irimo amasezerano menshi. Yari yicaye ku zuba, kandi mu buryo bw'umwuka burya izuba ni ibigeragezo. Ngiye kubona mbona rya zuba rikomeje n'ubundi kumukaranga, ariko ngiye kubona mbona mu kanya gatoya igihe kirabuditse, mbona imvura iraguye, mbona wa muntu agiye kugama ya mvura. Ngiye kubona mbona ya agenda arayibagiwe, mbona ya agenda inyagiriwe hantu. Ngiye kubona mbona iranyagiwe burundu ku buryo ntacyo ikimaze. Imana irambwira ngo ni abantu bafite amasezerano, ariko bakaba baragiye bicira inzira nk'uko uriya muntu yagiye kugama iriya mvura akibagirwa agenda. Abantu bakibagirwa yuko ariko Imana yabavuzeho, akanyura mu nzira zidakwiriye kugira ngo yirwanirire. Imana irambwira ngo ubwire bari abantu ngo ibyo bari biringiye ntabwo bazabibona, kandi n'inzira biciriye zigiye gusibwa. Kuba wariciriye inzira hari icyo Imana yakuvuzeho, ushobora kubona rwose ifunguro ry'umunsi umwe nk'uko Yakobo byagenze na Esawu. Esawu akimara kugurisha umugisha we yarariye uwo munsi biremera, ariko umugisha we yari amaze kurya. Imana rero igufashe ucyumva ubu butumwa. Icyo Imana ibishaka nuko abantu baca bugufi bagasaba Imana imbabazi. Turi ku ijambo rivuga ngo hahise akanya gato bibagirwa ibitangaza by'Imana, ngo bibagirwa imirimo yakoze, ngo nibarindira ko isohoza imigambi yayo. Hari umugambi Imana igufiteho, ariko utabaye maso umugambi ntabwo wasohora. Ikindi nabonye uriya mwaka wa 2026 hari abantu bari gusenga bawusengera cyane. Imana yahaye amasezerano. Imana irambwira ngo mbabwire ngo niba yaragusezeranyije ko uriya mwaka izakugirira neza, ntabwo yakubeshye. Nabonye Imana yibutsa abantu benshi, mbona abantu benshi batagiragaho kuba, Imana irabibutse babonaho kuba. Mbona abantu benshi batari bafite ubuzima, Imana irabibutse babona ubuzima. Mbona Imana ihinduriye abantu benshi amateka. Abatari bafite akazi mbona babonye akazi. Imana rero idufashe kugira ngo turusheho kumva neza iyi message, kandi uwumva iyi message wese ni ukuri ashyireho kwitonda kugira ngo abashe kumenya neza icyo iyi message imubwiye. Reba niba waba utari muri babandi bamaze kwibagirwa iby'Imana, ukaba warabivuyemo, n'ubundi ukaba iyi si ikaba ikwibagije iby'ijuru. Nusanga uri muri abo ngabo bamaze kwibagirwa, ce bugufi ubwira Imana ngo Mana babarira. Imana irakubabarira. Kandi ikindi ndabwira abantu bari mu bihugu byo hanze, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri ibi bihugu za Canada, abantu bari muri za Australia, abantu bari muri ibi bihugu mbese bagiye bava muri ibi bihugu byacu hano mu Rwanda, mu Burundi ndetse na Congo na za Uganda n'ahandi muri bihugu bya Afurika. Imana yambwiye ngo musenge cyane, kuko Satani azamuye abadayimoni bo kubageragereza muri ibyo bihugu kugira ngo abababaze. Nyiraho
niho nahawe ijambo riri mu byahishuriwe Yohana igice cyaho ni icya 3, ibyahishuriwe Yohana igice cyaho ni icya 2, umurongo waho ni uwa 9, handitse ngo nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu z'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa, ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Imana irambwira ngo Satani ateguye ibitero byo kugerageza abantu bari mu bihugu by'amahanga, ariko Imana irambwira ngo umuntu uri maso agasenga Imana, akaba ari kumwe n'Imana, agahagarara mu isezerano. Kabone ko abantu benshi Imana yambwiye ngo bari mu biriya bihugu, ariko Imana ari amasezerano y'Imana bahagazemo, ari uko bagiye Imana yabagiye ivuga. Imana irambwira ngo uwo muntu izamuhagararaho, kandi ngo ibyo bitero cyangwa se umuyaga w'abadayimoni uzatambuka umusige ntacyo mutwaye. Ikindi mu by'ukuri nabwira abantu, Imana yarasanze irambwira ngo abantu ntabwo bitaye ku ijambo ryayo muri iyi minsi, ngo ariko babwire ngo hano imbere ijambo ry'Imana rigiye kuba ingume. Ijambo ry'Imana rigiye kuba ingume, abantu bagiye kurishaka kandi batari buribone, ariko wowe unteze amatwi ucyumva ubu butumwa, iki gihe cya none umenye yuko kitazahora gutyo, ahubwo umenye yuko hari igihe kizagera, ni ukuri abantu bakifuza kubona ijambo ry'Imana ariko batakiribona. Reka rero dusenga Imana, nta bintu byinshi ifite, ni uko iyi message Imana yayimpaye ni ngufiya, ariko njya nirinda kongera cyangwa kugabanya, ni uko nguko iby'Imana yampaye kubagezaho mbibabwiye, nabigabanyije cyangwa ngo mbyongere. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye neza yawe itarondoreka n'urukundo rwawe, tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kuganiriza abantu bawe ubutumwa ushaka ko bageraho. Abagiye kumva ubu butumwa, Mwami ni ukuri uzabagirire neza, bazahabwa umugisha ku bw'ubu butumwa, kandi Nyiringabo Imana ni ukuri icyo dushaka ni ukurokora ubugingo bw'abantu bawe. Ngaho nyemerera rero ari abagiye kure yawe bagarure, kandi n'abibagiwe bose ubibutse ibyo wabakoreye, kugira ngo uyu mwijima utabatungura cyangwa se umuyaga utabatungura, ahubwo bazahabwa umugisha nawe, yaba ku munsi w'amateka ubwo uzahamagara abera, amazina yabo azumvikane mu gitabo cy'abera, kandi nanjye umugaragu wawe ukomeze kuwushyigikira no kunyamburira imbago, ndetse ukomeze kudufasha n'abadushyigikiye bose ku murimo wawe, ujye ubaha umugisha kandi ubagiriye neza, ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibahe umugisha, ndabakunda. Shalom.